ndabasuhuje kandi mbaha n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hirya no hino ku isi ku migabane itandukanye. Mbashimira mwebwe mwese mumaze gukora subscribe, ariko kandi ushobora kuba ari bwo bwa mbere ukurikiranye ibiganiro byacu, ngusaba gukora subscribe kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro tugenda tubashikiriza umunsi ku wundi. Nitwa Muragwa Moise, ngwaye ikaze muri kino kiganiro, ko kandi commentaire zawe, like ndetse no kubisangiza abandi nabyo biba bikenewe kugira ngo tubashe kubaka societe yacu. Uyu munsi mu nkundire tuze kuganira ku bintu bimwe dukwiriye kugira ibanga muri buno buzima bwacu bwa minsi yose. Abize psychology cyangwa se psychology bazi yuko bivugwa ko umuntu ari inyamaswa ifite ubwenge, ariko kandi ihinduka umwanya n'umwanya. Umuntu ni munini ashobora guhinduka isaha n'isaha bivanye n'igihe harimo. Umuntu ashobora guhinduka bivanye n'ibiharimo, umuntu ashobora guhinduka bivanye na circonstances z'ubuzima agenda ahura nazo. Ariko kandi uyu munsi mu nkundire tuze kuganira kuri amwe mu bintu by'ibanga dukwiriye kugira mu buzima bwacu. Ikintu cya mbere dukwiriye kugira ibanga mu buzima bwacu, udakwiriye kubwira umuntu uwo ari we wese, ni ukumubwira projet zawe. Buriya projet ushaka gukora muri kazoza, ntabwo ari byiza yuko umuntu wese utambutse iruhande rwawe cyangwa umuvuganye wese umubwira ibyo ushaka kugeraho, umubwira plan zawe, umushikirize imishinga ushaka kugeraho. Oya, ntabwo bikenewe. Muri ba bantu bose ubuha uganira nabo, siko abantu bose ari inshuti zawe. Hariho abantu bashobora kukwiba ya projet yawe bakayikora mbere yawe ukaviramwo ubusa, cyangwa se hakaba muri ba bandi ubwira bakakubwira yuko utabishobora, bakaguca intege kubera yuko ururimi rwacu rushobora kubaka cyangwa se rugasenya. Rero mu byo ubwira abantu ukwiriye kureba abantu bawe ukabona yuko muri closer cyane, muri inshuti zawe za hafi, mu buryo wenda ibyo muganira bidashobora gusohoka cyangwa se ngo birenge imbibi muhamu biganiriramo. Ukareba uwibibwira, si umuntu wese uvuye hano cyangwa se uturutse hariya uzi ukabwira plan zawe ibyo ushaka kugeraho cyangwa se ibyo wagezeho. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Buriya hariho ubuzima bwacu dukwiriye kugira private cyangwa se tukwiriye kugira ubwibanga, tukabugira privé. Ikintu ushaka kugeraho mu buzima iyo ukibwiye kenshi abantu benshi, kenshi kirapfa, kubera yuko uhura n'urucantege rwinshi. Hari abaguca intege bakubwira yuko utobishobora, bakwereka n'abandi babigerageje bitakunze, bakaguca intege kugeza cya kintu ukivuyemo. Kubera yuko mu bantu bose ugenda ubabwira, siko bose baba bashigikiye indoto zawe, siko baba bose bashigikiye iterambere ryawe. Niyo mpamvu rero ukwiriye kureba abantu bakiyugisha inama mu byo ushaka gukora, ndetse yewe niba naba ngombwa uceceka abantu babashe kubona plan, babone ibikorwa gusa bihaye bizamuka by'ibyo aho ikora, ariko bataramenya neza na neza aho bituruka. Niyo mpamvu rero nkubwira ko muri buno buzima ukwiriye kugira ibintu bimwe bikaba iby'ibanga byawe, mu buryo bitaje hanze umuntu wese abashe kumenya icyo uhaye ukora. Niyo mpamvu nk'iyo abashinwa cyane iyo baje kubaka ahantu, kenshi bakunze gukora mu ijoro kugira ngo abantu batabasha kubiba tekinoloji yabo cyangwa se ngo bamenye ibyo bakoresha. Niyo mpamvu uzasanga kenshi bakora mu majoro kugira ngo abantu batabasha kumenya strategy baba bahaye bakoresha. So natwe mu buzima bwacu, indoto ushaka kugeraho ukwiriye kuzibika, ukazisengera, hanyuma ukazigira ibanga, kuko nta wundi nyuma yawe, nta wundi ukwiriye kubwira ibanga ryawe ry'indani ryibwira mu mutima wawe. Ni wowe wenyine ukwiriye kwibikira ibanga, hanyuma ugafata umwanzuro, kubera yuko ibyo uzobwira abantu kenshi bazogenda baguca intege. Ibyo uzobwira abantu kenshi bazogenda bakubwira ko utazobigeraho kubera n'abandi babigerageje bikaba byarabananiye. Akaba ari nayo mpamvu kenshi ushobora kubivamo hataragera ndetse indoto zawe zikaviramo hafi. Rimwe na rimwe ni byiza kumenya kuguruka wenyine. Ni byiza mu buzima ko ukwiriye kugenda wenyine. Simvuze yuko kugenda wenyine ari byo byiza, ariko kandi hariho kugira ngo ubashe gushika ku ndoto zawe ukwiriye kuzirwanira, ukwiriye kuziharanira, ukwiriye kuzivunikira. Nta kintu na kimwe kuri ino si uzogeraho utabanje kugira sacrifice cyangwa se sacrifice cyangwa se ikiguzi cy'ubuzima bwawe. N'aba bantu mubona bageze ku bintu bikomeye, bakoze bahuye n'ibibazo byinshi byari kubananiza, ariko kandi ntibacitse intege bagakomeza. Mu biganiro byacu by'ubutaha nzobagezaho amateka y'uwakoze WhatsApp, yabaye umuherwe, ariko kandi yagiye gusaba akazi muri Facebook baramwangira, bamubwira yuko adashoboye, bamuca intege, bamubwira yuko nta kibanza na kimwe ashobora kuronka. ariko yaharaniye intsinzi ye kugeza
WhatsApp ibayeho kugeza na cya kigo cyari cyaramwimye akazi kize kumusaba imbabazi kugira ngo bibashe kumugurira iyo project yari yatangiye. Nawe nutangira project mu buzima bwawe bizosaba kubanza uguruke wenyine kugira ngo ubashe kugera ku iterambere ryawe, kugira ngo ntugahure n'ibintu byinshi biguca intege. Icya kabiri, ukwiriye kugira ibanga mu buzima bwawe ni ukubwira abantu intege nke zawe. Iteka ryose nugira umukoshi cyangwa se ubuhanya abantu bakamenya intege nke zawe no kugusenya, bizoba ari ibintu byoroshye cyane. Niyo mpamvu muri buno buzima uzirinde ko abantu bamenya intege nke zawe, kandi basubire kandi bamenye aho imbaraga zawe ziri. Abantu nibamenya aho imbaraga zawe ziri, biroroshe kugira ngo batangirire ku mizi yawe kugira ngo babashe kugusenya. Niyo mpamvu ukwiriye gusigasira kugira ngo abantu babashe kumenya imbaraga zawe. Yewe buriya abantu iyo babonye iterambere ryawe babashe kumenya wabigezeho gute, wabitangije gute, byagenze gute. Ariko kandi abantu nibamenya isoko y'aho ukura imbaraga, abantu nibamenya isoko y'intege nke zawe, uzomenye ko no kugusenya bizoba byoroshye. Simvuze yuko kumenya intege nke imbaraga zawe atari byiza, kubimenya ni byiza, ariko kandi ukwiriye kwisigariza imbaraga zimwe. Ndetse no mu butunzi bwawe si mpaka abantu bose bamenye ibyo utunze byose. N'aba ba star bakomeye nka ba Messi, ba Cristiano, buriya butunzi batubwira baba bafite ntabwo ari bwo. Bafite uburyo bwinshi binjizamo amafaranga, ariko kandi twebwe tutazi. Biriya tubone n'ibikeya batwereka, ariko kandi hari ibindi by'ibanga biri secret twebwe tudashobora kumenya, ariko batwereka bikeya cyane mu bigize ubuzima bwabo. Niyo mpamvu mu buzima bwawe uzoharanire kugira ngo umuntu nakamenye ububiko bw'intege nke zawe ndetse n'ububiko bw'imbaraga zawe. Icya gatatu ukwiriye kumenya muri buno buzima, ntabwo ukwiriye kwita ku byo abantu bakuvugaho n'impamvu batakwemera. Muri ino si ntabwo abantu bose bazokwemera 100%. Hari ibyo uzokora abantu bakagukritika. Yewe muri psychology batubwira ko ni byiza yuko abantu bagukritika, kuko iyo abantu bagukritika ubasha kumenya intege nke zawe. Muri za ntege nke zawe ukagerageza kwishora mu izindi mbaraga kugira ngo ubashe kuri renewing aho wakoze hatari heza. Muri za ntege nke zawe ugashobora kandi kugerageza gukora neza kugira ngo ubashe improvinga cyangwa se ubashe kwameliora mu byo uhaye ukora. Ntukigere n'umunsi n'umwe ubabazwa na critique abantu bagushiraho. Ntukababazwe n'umunsi n'umwe muri kote negatif abantu bakuvugaho, ahubwo muri ya kote negatif ukwiriye kuyishimira. Niho uzokura imbaraga n'amasomo byo kumenya neza na neza ahantu wataye, ndetse naho mu nzira utaciyemo nziza kugira ngo ubashe gukosora. Niyo mpamvu muri buno buzima uzemere critique kuko ibikenewe, kuko ni isomo rigufasha kugira ngo ubashe kwiga byinshi cyane. Ikindi gikurikira ukwiriye kwiga, muri buno buzima abantu ntabwo bakwitayeho, ahubwo abantu icyo bitayeho n'icyo baha. Umunsi abantu babuze icyo bagushakagaho, benshi bazoguhunga. Niyo mpamvu muri buno buzima udakwiriye gushora imbaraga cyane ku bantu, kuko abantu barahinduka umwanya n'umwanya. Abo wita inshuti zawe bashobora kuguhinduka ejo bakakubera abanzi. Niyo mpamvu ikintu cyose ukoze mu buzima ntabwo si ngombwa yuko wiyambaza abantu iruhande buri munsi ngo habe hari abantu bari kuri iruhande. Ukwiriye nawe kumenya kuguruka wenyine. Mu biganiro byacu by'ubutaha nzobagezaho amahame ya kagoma cyangwa se inkukuma cyangwa se aigle, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza yitwa eagle. Aigle ni inyamaswa itangaje cyane kandi igira amahame akomeye cyane. Amwe muri ayo mahame shaka kubasangiza muri kino kiganiro, ariko kandi nzoyabagezaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Kagoma ntabwo izigendana n'indi nyoni iyo ari yo yose. Kagoma ni ubwoko bw'ibisiga biguruka mu kirere, ariko kandi kiguruka kiri cyonyine. Ikintu cyantangaje kuri kagoma, iyo iguruka cyangwa se ishaka ingabo kugira ngo babashe kubana, igenda mu kirere igafata ibuye ija hasi ku butaka, igatora ibuye ikarizamukana mu kirere. Yamara kurizamukana mu kirere ikarifata ikarimanura,
kagomangabo igafata ryabuye ikarifata kandi ikarizamura mu kirere ikariheza kagomangore, ya kagomangore gasubira kandi ikarimanura ikariheza kagomangabo ikarifata kugeza mu gihe ibonye ko kagomangabo yigiriye icyizere yuko izoshobora kandi gutunga abana babo bakabasha kubana. Bishaka kuvuga iki muri buno buzima bwacu bwa minsi yose? Mu buzima bwacu usokorane n'abantu mufite icyerekezo kimwe. Iteka ryose nukorana n'abantu mudafite icyerekezo kimwe bizakuvuna. Igihe cyose ukoranye n'abantu mudafite iyerekwa rimwe, igihe cyose ukoranye n'abantu mudafite vision imwe, mudafite ibitekerezo bimwe, yewe mudafite n'impano zimwe, bizokugora cyane. Reka mbaheze urugero rufatika. Niba ndi umukunzi w'umuziki hanyuma nkaronka undi mukunzi nawe ukunda filime, muri icyo gihe ntabwo tuzohuza, kubera yuko ibitekerezo byiwe cyane byifokasinze kuri video cyangwa se ku mafilime, naje ibitekerezo byanjye bifokasinze ku muziki. Rero nimba uri umukinnyi wa filime undi nawe akaba akunda football, muri icyo gihe no mu biganiro byanyu ntimuzohuza. Azoshaka buri gihe kukujana mu za football kuko niyo domaine akunda, nawe ushake kumujana mu za filime kubera yuko ari domaine ukunda. Iteka ryose hazoba hariho nka contradiction, ntabwo muzobihurizaho. Ariko iyo muhujije umuntu ukunda umupira nawe ugakunda umupira, muri icyo gihe ikiganiro kigenda neza cyane. No mu buzima bwacu iyo ugize iyereko cyangwa se vision yawe ukaronka ugusapotinga ufite igitekerezo cyo kimwe nawe, biroroshe kugira ngo mubashe kugera kure. Rero niyo mpamvu muri buno buzima icyo ushaka kugeraho cyose, icyo wifuza gushikaho cyose, ukwiriye kwanza kumenya ese ibyo mpambwira no muntu turi mu iyerekwa rimwe, dufite vision imwe, dufite indoto zimwe dushaka kugeraho. Iteka ryose nuheza vision yawe ugashaka gukorana n'umuntu mudafite icyerekezo kimwe, mudafite vision imwe, iteka ryose bizokugora kandi azokunaniza. Azokubwira yuko ibintu twagiyemo twoba twaribeshe, twoba twarihenze, tubireke ntaho tuzogera, bikaguca intege. Ariko kandi ni byiza yuko muri vision yawe, muri vision yawe, muri dream zawe ushaka kugeraho, uri unique, uri wenyine, uri ikinege. Niyo mpamvu ukwiriye kuzirarira ijoro n'amanywa kugira ngo ubashe kuzigeraho. Nta muntu n'umwe uzoharanira iterambere ryawe utabigizemo uruhare. Nta kintu na kimwe muri buno buzima uzogeraho utavunitse. Niyo mpamvu mu byo ukora byose ukwiriye kubyihanganira, ariko kandi ukakubita amaso kure cyane yaho ushaka kugera. Abatunzi bakomeye kuri ino si babigezeho baravunitse. Ugiye kurikirana amateka yabo kugeza n'ino saha, baryama n'amasaha makeya wanashaka. Buriya abakire bakomeye baryama mu masaha makeya bahari batekereza kuri byinshi, kandi baba bafite benshi bashaka kubamanura, baba bafite benshi babarwanya, baba bafite benshi bashaka kugira ngo babamanure babashire hasi ku izero. Ariko kandi nabo bakagerageza kugira amabarriere bugara cyangwa se bagashyiraho imbibi z'abantu badashobora kurenga kugira ngo baprotectinge za ndoto zabo, baprotectinge za vision zabo, baprotectinge ibikorwa babashe kugeraho. Niyo mpamvu nawe mu ndoto zawe ushaka kugeraho ukwiriye kuziharanira, ukazirwanira, ndetse ukarwanya n'ikintu cyose gishobora kuguca intege. Ndagushimiye wowe ukurikirana bino biganiro byacu, ngusaba kubisangiza abandi kugira ngo babashe kwiga amasomo ya buno buzima. Nitwa Muragwa Moise, ndagushimiye kuko wewe wafashe umwanya kugira ngo ubashe gukurikirana kino kiganiro. Urakagira Imana n'ibintu. Bye bye.